nkubwire buriya reka tujye ku ruhande rw'uko tubona abantu bateye ku isi sibyo Imana irema abantu yabaremye mu buryo butandukanye mu ishusho y'Imana mu ishusho yayo nk'ubu ngewe nawe turemye mu ishusho y'Imana niyo mpamvu dushobora niyo mpamvu dushobora kuba turi gutya twicaranye kubera ko tudahuje wenda n'igitsina kubera ko Imana dore Imana yatugiriye neza abadukurikira namwe mu byishimire ko Imana yaduhaye ibitsina uti kubera iki uvuga igitsina abantu bose bagaseka bakishima ukabona bafite akanyamuneza ukunda kukivuga kabisa oya bihuriye hena ngiye kuvuga umuntu tuvuge wenda ngiye gutanga urugero ku bintu bifatika abo bantu bavuga ngo umuntu nananuke ngo ndi ngarabyibushye ngo ndaragize ate iyo twese tugenda mu muhanda tugenda mu buryo butandukanye uko sabateri ntambwe siko nyitera kandi iyo ngewe ngenda nuko tudahagaze ngo ngende nkuko ngenda mba ndi guha Imana icyubahiro kuko ndi mu ishusho yayo mba ndi kugenda ndi kwigaragaza no nkagenda ngira ariko kandi niyo nda Imana niba yaraguhaye ibyo ushyira baseka ushobora kubara ukuntu kivuga bitandukanye n'abandi Anita ejo bundi akavideo Samusuri menya aremwe mu bintu bijyanye n'ibitsina kubera ko ibiganiro bye yaba mu gitondo yaba mu gihura kubitana hoya kwisi hari abantu baba bameze gutya ntabwo urahura nabo n'ubwambere umazekeje kuko niyo mwahura ari kwihuta ntabwo yarenga atavuze igitsina ni izina ry'Imana Ose umukobwa kujya atandika koko oye niyo mwahura ari kurenga arakivuga nuko akivuga niyo uri kurenga ikiganiro igitsina ibitsina nabikuto Genda ufite amasiko yo guhura n'umwana we utagura n'umwana menya mu bwanga ajya ku ishuri bajya ku ishuri cyane utwo dutsina kuko Samusuri ari yawe uri gitangaza kabisa ubanza mubwira ngo ujye ku ishuri uvana ubwo butsina ako abantu nk'aba ntabwo bapfa kugira ntabwo basaza ubona saza uyu we nariza ko umaze ikintu kisekeje cyane kurushaho ngo niyo yaba yihuta ngarenga kivuga umureye umunsi cyakora nakubeshye ari abantu usanzwe niyo yabarenga ko kuvuga ngo yabyibagiwe yagaruka akakubwira ngo igitsina namara atari ko mu bintu tuganiriye natibagiwe yaba yakibagiye n'ukuri kw'Imana ariko se ari babari ubimuganira kuko udafite amatsiko yo kumenya uko mba meze iyo ndi hafi yacyo nakiririmba uri hafi yacu se uri kukibona ariko ari cyakorora rero se Samusuri ari kuvuze ngo niyo mpamvu adasaza bituma umuntu adasaza se urumva niba avuga ibintu by'ibitsina avuga n'ibitutsi biremereye rero buriya abantu bavugira inka sinzi impamvu bakunda guhuza utwo tuzi
Yes, nk'uko byumvise rero uwo ni umugabo Kalisa Ernest wagiye umenyekana mu mafilimi agiye atandukanye, akamenyekana ku izina rya Samusuri. Uyu mugabo rero yagiye akina mu mafilimi agiye atandukanye nka Makuta ndetse na Kanyombya. Uyu mugabo rero yagiye amenyekana cyane nk'umugabo utebya cyane, usetsa, uganira, ndetse ukabona yuko rwose mu biganiro akora ubona yuko ari wa mugabo utebya cyane, ukunda kuganira. Uyu mugabo rero afite urugendo rurerure cyangwa se afite amateka maremare muri sinema nyarwanda. Umunsi umwe rero ujye uhora udukurikirana ahangaha kuri Ming Sky, tuzakugezaho amateka ye y'uyu mugabo uko yagiye azamuka. Ariko ngira ngo mwibutse yuko ubu ngubu uyu mugabo atakiri mu Rwanda, ari kwibera Maputo. Ubu niho asigaye yibereye, niho yimukiye, niho asigaye atuye. Ariko uyu mugabo rwose arasetsa cyane, ibiganiro bye rwose ubona ko byiganjemo gutebya, kuganira no gusetsa. Uyu mugabo afite amateka maremare kandi mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire yuko ari mwe mu bagabo bafashe sinema nyarwanda bakaba babasha kuba bayishyira ku rwego rwiza cyangwa se ku kigero cyiza gishimishije, afatanyije na Seburikoko cyangwa se ariwo twita Papa Sava nk'uko namubasobanuriye muri video yabanje. Ndagira ngo rwose ujye uhora ubana natwe kugira ngo amakuru ujye uyabonera ku gihe, ubone ibiganiro byiza bishimishije kandi bisekeje, amakuru y'abastari, abahanzi ndetse n'abakinnyi ba filimi. Uzajya ugenda urushaho gusobanukirwa amateka yabo, inzira bagiye banyuramo kugira ngo babashe kuba bageze aho bageze ubu ngubu. Nawe rero kubyumva ni ingirakamaro, kubimenya ni ingenzi, bizajya biguha morale, bitume ukora cyane, bigufashe kuba nawe washikama mu byo urimo, wizeye neza ko umunsi ku munsi cyangwa se umunsi umwe nawe ushobora kugera ku ndoto zawe. Muri make rero uwo mugabo Kalisa Ernest ndagira ngo ubwire ko yakoze imirimo itandukanye nk'akazi ko mu rugo. Uyu mugabo rero yabaye umwogoshi cyangwa se umukwaferi, yaracuruje, yabaye umuyede, imirimo myinshi igiye itandukanye uyu mugabo yarayikoze kugeraho aje kuba n'umukinnyi wa filimi. Kandi ikindi ni umugabo ukunda kuyobora ibitaramo cyangwa se akaba yayobora n'ubukwe. Uyu mugabo ni umuhanga cyane mu kinyarwanda cyiza kimeze neza, mu gutebya, mu kuganira cyane ku buryo iyo muri kumwe nta rungu namba, kuko arasetsa cyane. Rero bakunzi bacu mudahwema kudukurikirana hano kuri uyu muyoboro, ndagira ngo mbashimire ko mubana natwe ibihe byose. Ngira ngo mbasabe mukomeze mukore subscribe muri benshi kugira ngo igihe cyose tujye tubana hano mubashe kubona amakuru meza kandi yizewe, muyabonere ku gihe. Ndabashimiye cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka, twongere duhure tureba ibindi biganiro, tubirebera hamwe, tubasha kugira ubumenyi tumenya cyangwa se makuru atandukanye tubasha kunguka. Rero turi kumwe, ibiganiro byacu ni